wenda ntakibwira ababyeyi be. Rero bisaba yuko ugomba kwicara ukamuganiriza. Noneho tugeze kuba afite nk'umwana umwendereza ku ishuri, ntashobore kuba yabivuga. Ashobora kuba afite ikintu kijyanye wenda n'amanota atari meza ku ishuri, ntibigende neza. Ashobora kuba wenda mwarimu adafitanye relation nziza nawe, nabyo rero akenshi ni kwekenya amenyo ubusanzwe ni ikimenyetso cya stress. Ashobora kuba ari stress, umwana ashobora kuba afite ikintu kimuhangayikishije, uzishaka muganiriza. Mu Kinyarwanda babivugaga ukundi, bavuga ngo ntabwo nashaka, ariko ntibigutera ubwoba, bavuga ngo ni ubukunguzi. Ariko akenshi mu rwego rwa siyansi byagaragaje yuko ari stress, ari ikintu cya stress aba afite, ikintu kimuhangayikishije. Mufate umuganirize rwose. Hari n'abahekenya ukumva bimeze kuri ritme imeze nk'ari indirimbo. Bibaho cyane, bibaho. Ariko ashobora kuba afite nk'umwana ukabyite kumutoteza, umwana ashobora kumutoteza, umwana umutera ipfunwe, umwana wenda niba abyibushye akambwira wowe